bayashaka bayabura. Sabe mama yarabimbwiye ntakubeshye, natashye numva nyine ntari guhagarara ngo bikunde. Shani mpamvu bamubwire Sabe, hari abantu niyo kwa kundi bavuga ngo ndi gupfa muri ubu buzima bwanjye nazigera mbabarira. Ntazigera mbabarira, mva narabanze n'umutima wanjye wose, ntago nteganya kubababarira. Ntago uri umuntu wemera kugendera kuri ya mahame y'Imana, gukunda umuntu kwanga. Wo kubita urushyi ugeze n'ahandi. Niba kubita iburyo ngira itama rimwe ubwo. Gusa ngewe niba kubita iburyo uhindukiza bakubite ibumoso. Uwo sinjye. Wanze abantu ariko si bose. Miki pole kabisa.